YouTube channel yacu ni inkuru z'abato, ngewe ndi Rukizangabo Shami, nkabanje kubacira umugani mu nkuru z'abato. Abana bacu bari hirya no hino muri diaspora, abari mu Rwanda, mwese ndabasuhuza mbaha ikaze mu nkuru z'abato. N'abana bagenzi bacu tubaha ikaze, tubaha amashyi, tubabwira ngo ikaze mu nkuru z'abato, tubarembuza, tubaha n'amashyi cyane tubataye. Mu nkuru z'abato uyu munsi tugiye kuganira ku bagaragu babiri bari bafite shebuja umwe, ariko umugaragu umwe akaza kwivumbura, akaza kuvuga ko ubuhake bumurembeje, akaza kuvuga rwose ko ibintu atabishoboye. Dogite arabihakana pe. Wiri Cyuzu n'abandi mwese nako mutanyita bade Gasa ni Gasaro Keza yego, nuriya mugabo wundi wicaye mu ntebe nziza Joshua. Mwese rwose mwumve ukuntu abagaragu babiri urimo kwendereza mwarimu. Uyu nguyu ngo azaba mwarimu, azigisha muri kaminuza zikomeye zo ku isi no mu Rwanda hano. Ratakubita mu kiganza gutya. Wowe urakaze cyane ndakwemera. Wowe uzaba umusirikare ninde harya? Aha! Sariyuti rwose. Urumva? Nyiteresheje ukuboko kw'ibumoso. Sariyuti. Urumva? Noneho abagaragu babiri bari bafite shebuja imwe witwa umuntu. Umuntu yari afite abagaragu babiri, umwe akitwa nka na ka na a nka, undi akitwa mbogo. Abo bagaragu babiri bombi abo bagaragu babiri bombi nka na mbogo bari bahatswe n'umuntu umwe witwa muntu, ariko umumaro wabo wa mbere nuko umumaro wa mbere nuko bakamwaga amata, muntu akayanywa n'abana be n'abamukomokaho bose, hanyuma bapfa cyangwa se niyo baba batarapfa akababaga akarya inyama. Ngo akababaga akarya inyama. Hoyi yari afite abagaragu babiri bitwa nka na mbogo. Inka n'imbogo. Hanyuma bagakamwa amata, umuntu akanywa n'abana be, hanyuma yanabishaka akababaga akarya inyama zabo. Zabo bagaragu be. Hoyi icyo gihe abagaragu be bari inka n'imbogo. Inka nk'iriya nyine imeze gutya. N'imbogo imeze nk'iriya nyine mubona. Hoya ntabwo ari umuntu. Hanyuma noneho igihe kiragera, nka na mbogo bakajya baganira. Mbogo arijujuta ye, aravuga ati jewe ubu buhake bwa muntu burandambiye, ibi bintu byo kuturya uko bashaka, hanyuma bakaduha ubuhake ni iki inshuti yanjye? Ubuhake wamwumvise? Ubuhake yari yayobewe icyo ari cyo. Mwamubonye ubibajije? Uyu nguyu ni mwarimu, azigisha muri za kaminuza zose zo ku isi. Niko yambwiye, arabajije ngo ubuhake ni iki? Ninde uzi ubuhake icyo ari cyo? Guhaka ni iki? Aha, haguruka ubibwira abandi. Umwana avuze ngo guhaka ni ihene itwita cyangwa inka. Ni ugukora ikintu ku gahato kandi ikintu kivunanye, gukora imirimo ivunanye. Ngo ni ugukora imirimo ivunanye ngo kandi ku gahato. Guhaka ngo ni ugukora akazi ko mu rugo, niko Keza bivuze. Guhaka ni inka itwite igahaka. Inka ntitwita irahaka. N'ihene n'intama izo. Yego inka irabwegeka.
nuko reka tuve muri ibyo, reka tuvuge ku kintu cyitwa guhaka. Guhaka mwebwe murabivuga nk'imirimo ivunanye ikoreshwa ku gahato, ariko burya si byo. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu iyo ahatse undi amukoresha imirimo ivunanye byongeye ku gahato, ntabwo ari byo. Biriya ni ibintu twazaniwe n'abantu, baraza barabihimba kugira ngo baduteranye, ariko ubundi guhaka umuntu, icya mbere umugaragu yabaga ashaka amaboko, yabaga ashaka amaboko, murayumva, nibyo twita protection cyangwa se protection. Urumva, yabaga ashaka uwamurengera igihe ahuye n'ibibazo, agashaka shebuja. Urumva, noneho shobuja rero igiye kumuhakwaho cyangwa se uri umugaragu we, ntabwo ntiyabaga ari imirimo ikomeye cyane gusa, ahubwo niyoroshye washoboraga kuyikora, ariko kandi wazarangiza n'ubuhake bwawe akagira icyo aguha. Kera batangaga inka, hanyuma ukagenda nawe, wamara gutunganirwa nawe ukagira abagaragu, nawe ukaba wahaka abantu. Hariho guhaka ko kugira abagaragu, umugaragu wawe akajya gukorera ukajya umutuma, ariko hari no guhaka kw'inka, guhaka kw'ihene, guhaka kw'intama, imbogo n'ibindi nk'ibi n'izindi nyamaswa. Ihene yawe irahaka, ufite ihene. Nuko hanyuma imbogo irijujuta iravuga iti nge simbyumva, amata badukamye baragenda bakanywa bonyine, iyo babishatse baratubaga, bakaturya inyama. none se yari nk'imwe n'imboga imwe? Yego, yari nk'imwe. Imboga yaravugaga? Zaravugaga, mu migani ziravuga. Mu migani icyerekana ko umugani ari umugani, mu bimenyetso byerekana ko umugani ari umugani, nuko ibitavuga bivuga, inyamaswa zikavuga, sibyo? None se ko babagaga inka yindi yavaga? Zageragaho zikabyara, zari inka nyinshi zageze aho zirabyara. Urumva ibibazo byawe, hari izabaga zaravutse zigumyaho, zikaba zigumya aho ngaho, izindi bakazibaga bakazirya zikagenda zisimburanwa. Yego, zigasimburanwa. Mbogo rero aza kwijujuta, aravuga ati ngewe ntabwo mbishaka, baratubaga bakaturya, bakatukama amata bakayanywa bonyine, ibi bintu simbishaka. Yabibwira inka ariko ikavuga iti ariko wakwihangana, ntacyo bidutwaye, ubuhake ntacyo budutwaye, kubera ko ngewe sindivumbura, kandi urabona ko hari igihe bamfata bakankubita bakantwara ahantu hose ntashaka. Urumva, kandi ngewe sindivumbura. Imbogo ikagenda ikabira cecetse, bwacya bikayanga mu nda, ikavuga iti ngewe ubuhake simbushaka rwose, kuko umuntu aradukandamiza pe. Ariko inka, gukandamiza ni ugutwaza agahato, ni ugutoteza umuntu, kumukoresha ibintu bikomeye cyane wadashoboye, nibyo bita gukandamiza. Urumva, hanyuma inka iza kuvuga iti ariko ibi bintu koko ari byo. Ariko none irebye ubushuti ifitanye n'umuntu, iravuga iti mbogo we winshuka, ibyo ushaka gukora bikore, ariko ngewe sinziteranya na databuja. Hanyuma igihe kiza kugera, mbogo abonye ko nka atabishaka, atabikozwa, aza gutoroka arigendera. Ageze mu gisambu atangira kujya ajya aho ashaka. Urumva, atangira kujya guhura n'ibinyamaswa bindi nk'intare bikamurya, kubera ko yanze ubuhake bwa muntu. Noneho igikomeye, muntu agiye kumusura aho yamuhungiye, asanga hari amavubi yagiye yarika mu matwi ya mbogo kubera umwanda no kurara mu bisambu. Uhereye ubwo mbogo basanze ameze atyo, afite amavubi ahanga mu mahembe, bamwita rwarika amavubi. Ntabwo murumva? Ivubi riza mwaribonye. Niyo mpamvu imbogo
iba mu gisambu yonyine yakuze yajeho amavubi kugeza na n'ubu ngubu bayita rwarikamavubi. Nguko uko rero imbogo yahakanye ubugaragu ikagenda ikabusigamo nka akomeza kwibera umugaragu wa muntu kuva icyo gihe kugera na bugingo n'ubu ngubu. Mbogo arivumbura yigira mu gisambu, niyo mpamvu imbogo kugeza n'ubu ngubu ziba mu gisambu zanze kuba mu rugo. Ese baba ku isi? Baba ku isi. Mbogo ntimurahura se? Na nka nyuma ahangaha harahari turaza kujya kumureba. Nka rwose yarakomeje yibera aho ngaho. Mbogo yaragiye yaratontoma, yaragiye yanze kuba umugaragu w'umuntu arigendera, hanyuma nka yigumira aha ngaha. Sijye wahera rero hahera umugani, hahera nka na mbogo wanze sijye wahera hahera mbogo wanze kuba umugaragu w'umuntu, hanyuma akajya kwigira ikigege mu ishyamba, akajya kuba rwarikamavubi. Ngaho nimwakira umugani inshuti bakunzi b'inkuru z'abato. Dogiteri yabahaye amashyi n'abandi bose. Mukomeze mukande kuri YouTube channel yacu, mukande kuri subscribe, mukande kuri share no kunzogera kugira ngo ibiganiro by'inkuru z'abato bibagereho 100%. Ngende Rukizangabo Shami, mukomeze muryoherwe n'inkuru zacu.